ariko kubera kwa kutubura bya bikomere muza kugeraho namwe mukaba aggressive. Noneho kuba aggressive rero ntago bikemura ikibazo, ntago tumugaba agaruka, ahubwo bituma duhunga. Noneho utangira kubona ko ya sukari wari ufite mu rugo bwabuki bwatangiye kuba atari ubuki, bwatangiye kubumara. Kubera iki? Kubera ko ufite wiyaporosha ibintu byinshi byane mu mutungo tugiye wowe biriya bintu byo kuba ngo wowe n'agatoki bituma abagabo duhunga. Noneho gatangiye kuvuga uti rero njye gushakira amahoro ahandi, ahantu ndabona nishaki isasu iyo yaje none ndabona ariko tukongera turiko nonese ko igihugu cyabahaye imbaraga. Ubu niko basigaye bavuga ngo igihugu cyabahaye imbaraga. Icyo gihe umugabo icyo akora iyo amaze kubona ko we buri gihe ahora atungwa agatoki, akabona ko umugore asigaye amubwira uko ashatse amuhagara hejuru, icyo gihe umugabo ajya gushaka ahandi agira ate kuko burya dukunda n'amahoro. Nkunganiyeho gato ya Bosco, reka nkunganire kuri aka kantu. Abagore cyambere urumva aba yaramaze kugenda agira ibyo agenda yuzuza muri we, byo yabonye nk'umugabo we ko ananiwe kuzuza, yego, bigatuma nagenda byimba. Icyakabiri kibiteye, abagore twarahagurutse, ubu dusigaye dukora, natwe turi ba nyiramirimo nkamwe uko namwe mukora imirimo. Na umugore nanone kubera kwa kundi kwavuze kubura ubwenge, akavuga ati cyambere uno mugabo nta mwanya mbonera, n'inshingano ze mbona atazubahiriza. Icyakabiri nanjye ndashoboye, nkora akazi nk'uko agakora kandi nkagaruka nkita ku bana. Nicyo gituma wa mugore abyimba. Ahubwo nagiye nanjye nkunganire nsaba abagore ngo ya mirimo yose ukora ushobora no kuburusha umugabo wawe, ukaba unamurusha yenda ibyo winjiza mu rugo, ukaba yenda unanamurusha nuko kuba byose nawe ca bugufi wibuke kuri umufasha. Numara guca bugufi ukibuka kuri umufasha ubundi aroroha. Iyoroshye Bosco yavuze neza, menyeho ufata, menya akabuto kandaho kugira ngo wa mugabo aze kumva icyo uvuga. Erega nta nubwo abagabo bacu ari babi. Nanone kwa kundi uko yavuze bikakaza abo nyine kubera ko arumva yakoze ibintu byose mu rugo, yahashye yagize amafaranga arahari. Ariko reka mbabwire, wa mugore we naho waba winjiza amafaranga angana te, wa mugabo naho yaba yarakwimye umwanya cyangwa akananirwa responsibilities ze cyangwa inshingano ze, ni woroha ugacisha make ukajya umwereka ko n'umugabo hari igitangaza, ukamubwira ibintu byiza, wa mugabo hari ubwo abyubakiraho agahinduka. Nashaka kongera gusubira kuri aho kantu nkongeraho nkatsindagire ikintu cyitwa umwanya. Mbona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, niba hari umuntu tweseho tuzi ufite imirimo myinshi cyane, ni perezida wacu wa Repubulika. Afite imirimo myinshi, ariko gihe ikintu kijya kinshimisha, ntajya buri umwanya w'urugo rwe uko namubonye, kuko biboneka ko natwe ubwacu ni umubyeyi wacu. Icyanshimishije muri iyi minsi rero cyo nangiye kuvuga, imirimo yose yafite yakayitwaje, ntajya abona akanya k'umwuzukuru. Ariko njye mbona buri gihe amafoto acacana agaragara ko yasuye umwuzukuru we, yamuteruye, buriya umubyeyi wacu mukuru ari we perezida wa Repubulika, ni urugero rwiza. Mugabo urumva ko atari mama wamvuzeho, mama we ni ikindi mugabo Bosco yakoze kubitubwira. Twe Imana ifite ukuntu yaduhaye izo mbaraga indirect mu buryo butari direct. Ariko noneho bagabo ni murebere basi kuri perezida wacu wa Repubulika. Kongeye kubasuhuza mwese bakunze ibi biganiro by'inkingi y'umuryango. Turizera ko mwese mukomeje kuba amahoro, turizera ko Imana ikomeje kuturinda. Mukomeze mwihanganire muri iki gihe Covid kanza abantu benshi, ariko ni muhumure, ni igihe siyo ya mbere ije, siyo ya kabiri ije, igihe kizagera itambuke. Mureka amahoro akomeza ganze muri mwebwe, Imana ikomeze bane namwe. Rero iyi ni yasaha ikiganiro cy'umuryango, aho buri munsi tuba tubafitiye abatumirwa ndetse n'isanganyamatsiko bitewe n'ibyo tuba twagiye tureba biri muri societe, n'ibyo twifuza ko bihinduka mu muryango muri rusange. Ariko cyeshe twibanda ku muryango nyafrika kuko ariho turi cyane umuryango nyarwanda. Nkuko mubireba rero buri munsi mba bafitiye abatumirwa batuzaniye agaseke kaba gatangaje. Uyu munsi murabona ko birakomeye, ndi kumwe n'umupapa, ndi kumwe n'umumama. Ntaravuga icyatumye noneho niyambaza umupapa n'umumama. Ndagira ngo mpere kuri uriya mupapa mureba hirya, abanza twibwire amazina ye
wenda nabishobora n'imirimo akora Imana imuhe umugisha. urakoze Lize kubw'utumire bwawe. Nitwa Rwanda Jean Bosco, aba ndi umupapa wubatse ufite umugore umwe n'abana batatu. Mu bisanzwe muzaba busanzwe nkora leta, nkaba mu buzima mu myizerere, nkaba nkijijwe, aba ndi umwigisha. Murakoze cyane. Aha, mwamwumvishe, yitwa Bosco Rwarinda, Imana imuhe umugisha. Turamwakira mu kanya turumva ibyadufunikiye. Aha, turi kumwe n'umudamu mwiza cyane, nawe ndagira ngo yibwire abadukurikiye amazina ye, icyo akora, bishobora yongereho n'imyizerere ye, ariko imyizere ntitubere inzitizi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Lize. Nitwa umuganwa Jolie cyangwa Jolie. Ndi umumama w'abana 4. Ndi rwiyemezamirimo mu buzima busanzwe, niwo murimo wanjye. Hanyuma mu myizerere nk'uko mwabivuze, ndi umukristo, ndakijijwe. Murakoze. Mwamwumvishe bati ndi umuganwa Jolie, nyabuneka ntimujye kure, twumve amagambo y'ubwenge afunitse mu gaseko uyu mubyeyi adufitiye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero, tugiye kuganira ku kibazo kiri mu muryango, agapira kabuzu kagumana. Aba papa baravuga bati abagore b'iki gihe nibo badashobotse, nibo bishe ibintu mu muryango, nibo basenya imiryango. Aba mama nabo bati reka reka, ati naba papa. Umuryango ufite ikibazo cy'ikizere gikeya hagati y'abashakanye, cy'ikizere hagati y'abana n'ababyeyi, y'abashakanye buryo ubwabo badafitanye ikizere, byanga bikunda n'abana. Hari ubwo usanga hari umubyeyi umwe batagirira ikizere, kandi ibyo bintu nibwira ko bitari byiza. Ntidushobora kubaka umuryango ufite abana batigeze bagira ikizere cy'ababyeyi bakomokaho. Avuga ati abagabo nabonaga ari babi, abagore nabonaga ari babi, papa niko yari ameze, mama niko yari ameze. Wenda ndahera kuri Bosco aratubwira uyu munsi. Bosco, wowe ubona ikibazo kiri mu muryango cy'ikizere gikeya, cy'amakimbirane, cy'induru, kiri he? Ubona twagishakira hehe? Imana imuhe umugisha. Urakoze Lize. Ni ikibazo gikomeye ariko gifite n'igisubizo, kuko n'ubuzima bwa buri munsi tubamo. Ntekereza ko nuko imyaka igenda yiyongera, akenshi uko umuntu akura nibwo agenda ashobora kugenda abona ibyo byose, ingorane, ibibazo biri mu miryango, ndetse nawe ugatangira kumva bikureba nk'umunyarwanda cyangwa umupapa ufite nawe urugo, umuryango ashinzwe. Rero ngwishije ku ngingo, jewe ndavuga ibyo nkurikije analize zanjye nakoze, nuko ikibazo cya mbere kiri mu miryango, cyane twivugira umuryango wacu, umuryango nyarwanda, ni ikibazo gishingiye cyane, gikomeye, gishingiye ku cyo nakwita communication. Communication sinzi uko nyivuga mu kinyarwanda. Ibiganiro hagati abo nakwita abayobozi babiri b'umuryango, ba managers b'umuryango, umugabo n'umugore. Nekereza ko aho ngaho hariho ikibazo gitangirira kuva urwo rugo rwatangira rwakubaka. Iyo ibiganiro cyangwa dialogue idahari, birangira hajemo kutizerana, kuko ntimwamenyanye, kutamenya first of all umupati nawe ufite uko ameze, ubushobozi bwe, intege nke ze, nawe ngo amenye izawe. Noneho nyuma iyo umaze kumenya imbaraga cyangwa ubushobozi bw'uwo muri kumwe cyangwa mwashakanye, ukamenya n'intege nke ze,
umenye uko balansinga n'uko managinga za ntege nkeya na za mbaraga ze. Aho ngaho ntegereza ko ari ryo shingiro rikomeye ry'ibibazo dukunda guhura imiryango cyangwa umuryango nyarwanda uhura nabyo. Murakoze. Arakoze Bosco ati jewe nibaza ko icyo twakwita communication cyangwa ibiganiro hagati yaba bafatanyabikorwa b'uyu mushinga iyo bidakozwe neza ariho ikibazo gitangirira kuvuka. Wenda tutarajya ku bindi reka tubaze umuganwa Jolie. We Jolie urabitekerezaho iki? Ni iki gitumye induru zikomeje kuba nyinshi mu muryango, ikizere gike, umugore ampisha ibi, umugabo ampisha ibi, ngewe mba mbona rerere atinda hasi mba nzi yari ibintu nk'ibyo ngibyo. Jolie se wowe wemeranya na Bosco ko ariko bimeze cyangwa hari akandi nk'umumama nawe wadukubitiramwo hanyuma tukakagenderaho dutekereza ese nibyo? Imana igumugisha. Murakoze Rize. Ibyo Bosco avuze nibyo. Communication cyangwa ibiganiro ni ireme ry'umuryango burya. No kuvuga ngo iyo mukiri abakobwa n'abahungu bateretana bamukiri muri fiançailles mukiri hari uwubona ako kanya, ariko noneho hari n'uwubona iyo mumaze gushakana, ariko noneho hari n'uwo wumva ukeneye kuzahora ubona. Ibyo bintu rero ni ibintu nanone by'abantu baba bakwiye kwitaho, ariho harimo havuka ibibazo. Iyo turi hariya tukiganira tukiri abajene tugiri muri fiançailles hari uwo mba ndiwe tuba tuganira icyo gihe ibintu rwose wumva biflowinga neza cyangwa bigenda neza. Ariko niyo dushakanye nk'abamama cyane tugashaka none gukomeza kwibanda kugira umwanya umbonera umwanya gusa, ariko kumbe hari indi ntera yo twateye dukwiye kujya tujya kuganira kugira ngo tubanze tumenyane, tumenye icyo dushaka kuzaba cyejo hazaza. Ni ukuvuga rero ngo nanjye ndemeranya nawe, ibiganiro ni ireme ry'umuryango. Uwo twari turiwe noneho tukaganira ngo noneho duhindure tube bande, hanyuma se noneho mu gihe kizaza dukeneye kuba bande. Aho niho muhera mukaba mwarema urugo rwanyu. Iyo rero mutaganira none ni bya bindi byo abanyarwanda bajya bavuga umwana apfa mwiterura. Iyo mudahereye icyo gihe mugitangira kubana ngo muganire ibyo bintu nk'uko ari bitatu, uwo mwari muri we, uwo mubaye we, uwo mugiye kuzaba we, birabagonga. Aho rero niho muzahera mvuga ngo umugabo wanjye niwe kibazo, niwe ufite ikibazo, cyangwa umugore wanjye nawe akavuga ati niwe ufite ikibazo. Ni ukuvuga rero ngo turenza aho ngaho navuga ngo ni uruhare rwa twembi nanone, ariko nanone twirengagize umugabo ni umutwe urugo. Igihe cyose rero umugabo azafata inshingano ze zose, urugo akamenya ko ari inshingano ze, bizoroha cyane kugira ngo tugire icyo tugeraho. Nuko icyo gihe cyose muri bya biganiro bye tuzaganira afite umurongo warimo ampa anyerekezamo, kuko twe turabafasha rega. Icyo kintu tukimenye. Rero ni ukuvuga ngo communication tugerekeho nanone n'ikintu cyo twita gusa naho dukeneye kumva ko nkirengagiza rya jambo ry'Imana ko umugabo ari umutwe, nkumva ko turangana. Akwiye kuvuga iki nanjye nkahangana nawe nkavuga iki. Oya, bya biganiro ni bibi biganira, ariko umugabo igihe cyose nabanze yitoremo ya responsibility ko yabanze yitoremo cya kintu ko ari we ugize umuryango, niwe mutwe w'umuryango, niwe rero ukwiye kuduhereza nanone icyerekezo. Jolie rero Bosco uragowe. Jolie agapira arakakugaruriye, ariko yavuzemo n'ikintu gikomeye, aravuga ati uyu muntu ufiyanshije ndamubona neza ko ameze nk'uwo nshaka, ariko hari n'undi nshaka ko azahora ari we igihe cyose tuzabana nawe. Ni nk'avuze ati yemwe bagabo mudutereta, murekeraho kutugeza mu ngo ngo muhite muduhindukana, turashaka mugume mube babandi twaganiraga. Arangije ati ariko mugabo nawe, umugabo nabanza nyemeze koko ari responsable w'urugo, ambwira umurongo ashaka ko tugenderaho, nanjye mugore nk'ujya inyuma. Bosco aha icyo kintu wowe ukivuga iki? Urakoze Rize. Jewe nubwo ndi umugabo ntekereza ko ntaza kuvuguruza Jolie, kuko tugiye no muri Bibiliya nuko inshingano ya mbere nkuko biri tubwira abizera abakristo
tuzi yuko umugabo wabanje kuremwa, umugore akaza kuza Imana imaze kubona ko umugabo kuba wenyine ari ikibazo ikamushakira umufasha. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo Eva yaje gukura kwaka responsabilité Adamu kuko Eva yaje nyuma, nuko yajeje gufasha. Adamu yagombye kugumana responsabilité, akamenya akajera mbere na mbere, akamanaginga umufasha hawe, nukuvuga ngo akaba pastor we. So ikibazo rero ntekereza muri iyi ikinyejana cyacu, harazamo niba ari civilisation cyangwa civilization, aho iterambere, aho twese twahise dufata ngo twagabanye responsibility, ni 50-50. Umugore agaterera umugabo, umugabo agaterera umugore, ndetse hari n'abenterpreta nabi cyangwa abasobanura nabi icyo bita nuza gender balance, bakavuga ko bakacyinterpreta ko umugabo n'umugore bareshya mu rugo, nta ugifata the lead cyangwa ubuyobozi, kubera ko umugore nawe ari hariya, nawe ni umuyobozi. Noneho abayobozi babiri rero mu rugo bikaba ikibazo. Aho nibyo Jolie yavuze ati nyamara umugabo agomba kuguma ari umugabo, ari umutwe, akamenya ko afite inshingano yo kujera cyangwa kumanaginga cyangwa kuyobora urugo rwe, harimo n'umufasha yahawe. Aho rero ntekereza ko ndahamanya na Jolie neza ko responsabilité nini iza ku bagabo, nubwo nanjye ndi umugabo, kuko nanjye nzi byagiye binsinda. N'uyu munsi mpora nshaka kugira gute gukuramo ya madefi, kugira umupapa mwiza uri responsable, wuzuye inshingano, nubwo nyine nta nabigeraho nanjye. Rero ntabwo nza kwiyopoza kuri Jolie ngo mpagarare ku bugabo rwose. Aho bipfira hakomeye ni pastor w'urugo cyangwa umuyobozi w'urugo, cyangwa perezida w'urugo, utagira udahagarara, udasohoza inshingano ze nk'uko bikomba. Urakoze cyane. Arakoze Bosco. Ati nyamara rero ndatsinzwe. Numvaga nakubaza ntariko Bosco watubwira nk'ibintu bitatu byakugongaga, wakwisuzuma ukavuga atangaha nijye ubaye ikibazo iwanjye, nintabihindura urugo rwanjye ruzagira ikibazo. Kuko ndabigushimiye cyane, ntago ari kenshi umuntu yitsinda, kandi ushobora usanga kutitsinda hariho byinshi bishobora gusenya. Bitumye ngira amatsiko yo kukubaza ako kabazo kugira ngo n'abagabo bandi badukurikiye bamenye ko birashoboka ko watsindwa kugira ngo urokore urugo rwawe. Imana igumuke. Urakoze Elise. Jewe reka nivuge kuko ntekereza ko kujya kumenya iby'abandi mbanza kwiheraho jewe, ntabwo cyangwa byantera isoni kuvuga ko nanjye izo ntege nkeya n'ubu ndacyazifite, nubwo nimo ndwana, ariko hari igihe nabayeho ntazi ko nzifite. Ariyo mpamvu mumbare ndagenda mvuga nk'umukristo cyane, nibanda kuri Bibiliya. Muri Yosuwa niwe yavuze, muri Yosuwa niwe bavuga ngo, niyo yavuze ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. So iyo rero ignorance ntekereza ko ari cyo kintu gikomeye mu miryango cyane no ku bagabo, kuri twebwe abagabo. Kuko twebwe niba ariko ari twe tujya kubashaka Jolie, niba ariko tuteremwe tukaza kubashaka, tuzi ko burya umugabo umaze kushyitsa kurambagiza
agashyitsa umugore mu rugo mu nzu, burya ubugabo bwe bwuzuye ababaye umugabo. So, aho rero kubera hari icyo wavuze nongera gusubiraho, kubera ko iyo dushaka, iyo turi mu kurambagizanya, biba ari amavuta, biba ari isukari rwose, uburyohe, bari uburyohe, ni ba shuga, ni baki, bya bindi byose twita ni ba hani, nguko babuki, nibyo biba biryoshye. Ariko igikomeye ni ukuvuga ngo iyo ni tutangiye project, igikomeye ni implementation cyangwa gushyira mu bikorwa ya projet yagize ite, yatangiwe, noneho ibyangombwa byose bimaze gutungana, ndavuga ibikenewe, urugo rubatswe, umugore barabashingiye, mugeze mu rugo. Ahakomeye ni ngite gushyira mu bikorwa ya projet igihe kirekire, tuzazi n'igihe. Ubundi izindi projet burya kenshi zigira imyaka. So, aho bigore rero ku muryango nuko it's a life project, ni projet y'ubuzima bwose igihe mukire mu gihumeka. Ntabwo tuvuga ngo ni imyaka 5 dukora action plan nk'abandi, turebe dushyireho uti cyangwa tools za M&D, turebe uko yashyizwe mu bikorwa, hapfuye tuhakosore. Twebwe ni projet y'ubuzima. Natwe rero tukaba tufata ngo bigasa nkaho bibaye nka hazari. Umugore ageze mu rugo, umugabo arahari, umugabo mu gushaka amafaranga, ahasigaye urugo rukagenda. Umugore nta kintu amafaranga yamuhereza. Ubu aho niho bipfira, kuri cya kintu cyo kutamenya. Ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. Jewe ntabwo nzafata nimara kubaka urugo, sinzafata initiative ngo njye gushaka mugenzi wanjye maze imyaka basinge kumaza nti ngira inama, bimeze biti, ese wowe wabigezeho uti? Oya, buri wese ngo arumanaging uko abyira ate abyumva. Ngo hari abajya bavuga ngo nuza ngo urugo rwose ruri unique, rufite umwihariko warwo. So natwe urwanjye nuko wa mugore we jya umenya ko ntukarebye abandi, menya ibyawe. Nizo nama hari nabanga rwose no kugisha n'inama cyane, turarwanya cyane nk'abagabo, kamwe uti nizugiye gushaka zangeso mbi zo mu bandi, ubundi byanjye kwibariza iki? Menya ibyawe na byarakunaniye, nuko aho niho rupfira. Urakoze cyane. Bosco abaye avuze ibintu byinshi byiza, nubwo atansubije cyane ikibazo nari nabajije. Navuze nitubwira ibintu nka 3 mu munota umwe byagutsindaga. Reka nsayimbaze, sorry. Reka mbikubwire nicyo nahereho mvuga. Reka mbikubwire, ntabwo ninya kubivuga. Hari icyo navuze cyitwa dialogue cyangwa ibiganiro. Icyo kiri mu kintu cya mbere cyankubise nanjye ngishaka. Kubera iki? Kuko nta wigeze ubimbwira. Mu bantu twaganiriye ko nabanje no ganana benshi, ariko nta n'uwigeze unabimbwira ngo ambwira ati wowe aho ikibazo kiri hari n'igisubizo. Naha ngaha umwanya wa urugo, umwanya wa mudamu wawe, mwicare mugire mute muganire. Kandi buri kantu kose uzi ko abagabo dukunda kwifata ti ntabwo nzajya ndondogora nk'abagore, buri kantu kose uzubwira umugore. Niba hari aga projet natekereje, avuga ni nayimubwira namukira, ejo bitanapfa sizabona. Noneho byose ukabigira ibyawe, ugatangira kuvuga ngo nzajya mubwira byagize bite, byatunganye, byakoretse. Aho niho rupfira rukomeye. Ikintu cyitwa ibiganiro kiri mu kintu cyankubise rwose, kuko nari mfite n'akazi kamfata, nataga nijoro nkava mu gitondo nkagaruka mu rugo nijoro nashize narembye, nkaza nzi ko njya muri douche nkakaraba, nkaza nkajya ku meza, nkava ku meza ibitotsi byuzuye, niruka njya kuryama, nkumva ko urugo rwose
kubera iki ku ibyo kurya birahari, amafaranga arahari, inzira ishyuye nta kibazo mfite. So icyo kiri mu bintu byankubise mu myaka yanjye mito hagati yanjye n'umufasha wanjye, kandi ndi umupasitori, bambwira ndi wa muntu uzi ko wujuje ibyangombwa, ariko nyuma nza gusanga nari uko barirwa kurusha abandi, kuko nanjye byaje kujya bisekura. Icyo nicyo nakwita gikomeye, kuko ntabwo navuga kubera ko ndi umurokore, simvuga ngo najyaga mu kabari nataga rwose mve ku kazi nkataha iwanjye nkumva ko bitunganye, ko umugore yambonye natashye kare nta nagiye, nta n'izindi ngeso mbi nagiraga. Ngo icyo kintu gisamarayizinga ibibazo byose nahuraga nabyo. Urakoze cyane. Aha, Bosco atusangije inararibonye imwe kamubabarire, niyo ngiyo irakomeye, kuko ashoje avuga ati irasa nkaho ari ryo ryabaye izingiro z'ibindi bibazo byinshi nagiye ngira mu rugo. Ariko ntaragaruka kuri Jolie, ndashaka kumubaza niki cyaguteye kumenya ko hari ahantu wowe uriho ukora amakosa, waje kubivumbura bigenze bite? Hari ibyari bimaze gupfa, hari madamu yarakubwiye ati se mutware mwiza ahantu ko hambangamiye, wivumbuye ute? Wewe wivumbuye ute ko ari wowe kibazo? Urakoze cyane Lize. Jewe nivumbuye biturutse bwo kuri kumufasha wanjye, kuko ikintu burya abadamu bacu bakunda cyambere ni ibiganiro, abagabo bikaba le contraire, twebwe nibikorwa iby'amagambo ntabyo. Rero buri gihe madamu yahoraga buri gihe antunga urutoki, ambwira ati ariko wowe numva buri mwanya wari kumwe na Elise, uri kumwe na Jolie, ngo mwaganiraga, wajya uhera iwawe, giye ko nakubuze. Nkambwira ariko se mbwira wamburiye he? Ariko si cyo udafite niki titubana kiwe njya mu kabari nkumva ko bihakije. Akambwira ati dukeneye umwanya tukaganira ku mushinga wacu kubyurugo. Ari gabure hari twinshi ndabizi, hari utwo ufite utambwira, hari nanjye ibyo mfite mba nakubwiye ntabona uko mbikubwira, hari utwo tunkomeretsa buruta ntabona uko nkubwira, nose nanjye no kubwira mu muhanda. Nkambwira ariko mbwira ubwo se gushaka ibibazo, jewe mbwira icyo dufite nyiraho nikiye, nkajya kuri defensive, urabura iki? Ntahubwo umuntu aratese cyane, n'abagore abarokore barabimbwiye, wowe waratese cyane, ikibazo ufite nikiye. Aho rero niho nakomeje kurwana kuri urwo ruhande rwanjye nk'umugabo, numva ko ibintu byose ari okay mu rugo. Nyuma uko ngenda none ntangira kujya nganira n'abandi bantu nzi bandushije inararibonye mu rugo, niho naje kumenya, ndetse nza no kujya no muri groupe, iyo groupe ya famille nkeya zari inshuti, amakouple, kugira ngo turebe ko numve niba yenda abandi bafite umwihariko, bafite ibyabo, giye nkaba nishuka ko ari byiza atari. Tugiye makouple twagize ingo zarenye, tugiramo n'undi mutumirwa waza kubana natwe inshuti yacu nawe umuvandimwe witwa Reverend Antoine Rutayisire, n'umugore nibo twitabaje tumaze kubona ko ari byinshi. Aho niho natangiye na buri wese n'abagenzi banjye, ntabwo ari gihe nyine n'abagenzi banjye niko byari bimeze, nabo izo ntoki zarabatungaga. Tuza kumenya yuko babagabo biyitaga ko ari intungane, babagabo abarokore bazi ko kutajya mu kabari no mu busambanyi icyo gihe urumbaye umugabo utunganye, tuza gusanga ko hari ibindi bikomeye ingo zacu zikeneye kandi tugeze gute tudatanga. Aho niho natangiye kugira gute guhumuka. Aho ubundi imbere nari jyenyine, nkaba nzi ko nashatse igihe kigeze nkuze, nkaba nzi ko ndi umujyanama ko nkunda no kuganiza amakouple, nkumva abandi ariko iby'iwanjye simbyumve. Noneho buri gihe ukonje na reportinga kwa madame ko mvuye gufasha abandi aho kugira ngo nezerwe abo kanjomba intoki. Turafasha abandi wakwihereyeho.
atari ko se mbwira ubaha iki nkumva aranyishe cyane nkumva aransuzuguye. So nyuma rero nibwo naje gusanga ko mbere na mbere nanjye nagombye kubanziriza iwanjye, kuko nahoraga mbabajwe n'amakupure na famiye zifite ibibazo, nkumva harimo ibibazo by'ubupagani, nkumva harimo ubujiji bwinshi. Aho niyo naje gusanga ko nanjye ndwaye, kuko ndimo najya kugaburira abandi ntabanje kuvoma. Nguko aho niho natangiye kugenda ngaruka iwanjye mu rugo, menya ko na ibyo biganiro twaje tugirana muri amakupure nsanga ko ni ibibazo dufite kubera kutamenya. Naho ngaho natangiye gumukira amaso. Urakoze. Ndashaka kukuviraho rimwe Bosco nerekeza kuri Jolie, nawe ndabona rwose wamwendereje cyane, arasa nkaho nawe afite ibintu byinshi ashaka kutubwira. Uyu munsi hari nzi abagabo benshi, jewe sindashaka ariko nganira n'abantu benshi bahashatse, nagiriwe ubwo buntu. Hari abagabo benshi batekereza nk'uko nguko utekereza. Njya numva hari abagabo bavuga ati ariko uyu mugore bagira ngo ibintu byose mbimubwire, mpagurutse ngiye ku kazi mubwire, niba ninze gutaha mubwire, niba cyangwa se mukanya mubaze madamu wiri ute, ese umwana yatashe iki. Ariko ukumva abagabo barabyinuba cyane, batako uyu mugore mba naramuguriye imodoka ngo ajyana abana kwishura, abo nabafite imodoka, abatazifite bavuga ati mba narishyuye minerval, guhaguruka ngo agende ajye gufata umwana, ibyo nabyo ajya bimbaza. Urumva ese uyu mugore niki mba namuguriye amayinite, wabaza ko abana bameze, ariko kandi agahindukira akambaza ati se we waba wabajije uko Jordan ameze. Urumva ubuse ibi nabyo nibiki. Ubwo kandi reka mvuge ko uretse na communication hariho n'abagabo baba irresponsible, niyo rasiyo wabaga watanze batayitanga, niyo nzu atayishyura, no kumenya ko babyaye. Hari abagabo njya numva batazi n'amatariki abana babo bavukiyeho. Bosco, ibyo bintu wowe ubivugaho iki? Niki wabwira umuntu w'umugabo uri udukurikira uyu munsi? Ese uwo muntu yabazi variyo y'uyu mushinga yatangiye? Kuki adafite impungenge z'uko hari ikintu ari hasenya kandi gishobora no gusenyuka burundu? Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane Lize. Nkuko nabivuze ntangira ku managinga cyangwa kujera umushinga, project, bisaba icyo nakwita ikurikirana rya buri munsi, ukareba ko intego mwihaye zirimo zigerwaho. So rero jewe nka no muri professional and project manager no mu rugo nuko nguko mukora evaluation, wagombye buri gihe kureba, kwicara mugasetinga, mugashyira intego z'urugo rwanyu, mwarangiza mukajya mukora evaluation. Niba ari ukwezi, niba ari w'icyumweru, niba ari w'amezi abiri, mukicarana wa mufatanya bikorwa. Kandi nta mwanya ugihaba. Nicyo kibazo aho ngaho. Nta mwanya ukihaba Bosco. Aho nicyo kibazo tugira gikomeye. Uzirirwa ku kazi madamu iriwe ku kazi muri mu rugo murushe, buri cyumweru mubona umwanya wa evaluation. Reka nkubwire, buri uyu mwanya nibyo twitwaza. Ariko mbwira, iyo utangiye, reka dufata agashinga gasanzwe, ufashe umushinga wo korora inkoko, mbwira, kandi uri umukozi wa leta, turabikora. Sasa ugiye kugenda ukicara ukamara iki utajya kureba uko inkoko zagaburiwe zagize, zahawe n'umukozi nuko zitawe? Byanze bikunze, kuko ziko umushinga w'inkoko uri très sensible. Mbona mfite abacuti banjye ava saa sita reka kujya kurya, akiruka ajya kureba inkoko, veterinary azayimuti kureba madamu. So rero natwe nuko nguko umushinga w'urugo n'umushinga uri ngite woroshye cyangwa uri very sensitive. Uwo mwanya uwushyizeho umutima. Ese mbwira, ubu koko wambwira ngo tuvuge mu cyumweru hagati utashye nijoro ndetse wananiwe, weekend twese turakora, ubu wabura byibura, wabura kuryama, byamubyuke wicare byibura, ufate madamu mwicare mu cyumba cyangwa murasohoke mugende mwicara ahantu mufate byibura isaha imwe,
isaha imwe mucoca mukore evaluation murebe ko ibyo mwashyize ibyo mwasetinze muri mugira mute inshingano muri muzigira mute musoza neza. Rero ikibazo giyewe cyo nitakura umwanya nanjye niko nitwazagarika ngira jewe urabona mva muri banke naniwe nta mwanya ariko umwanya bini nkabona. So ariko icyo naje gusanga nuko kenshi ko akoraga ntunga agatoki nahungaga responsibility nkakwepa. Natwe rero abagabo kenshi kubera ko abadamu ziko icyo mushyize umutima ntimurekura kara agatoki mwana mudutunga kageraho kakatubibamo ubwoba none weje ugasanga n'umwanya wo kwicara nawe ntuza kubona ibisobanuro utanga bihagije byo kubaza cyangwa ibyago byo gukora bimwe ntubyuzuza bigatuma uhora ugira ute ukwepa uri bize ugakera andi manama hirya hanze ariko aho niko umushinga uri mugira ute wangirika. Kugeza ubwo uzajya gushiduka ugashiduka ugezaho noneho mugomba kugira gute kwicara mukagabana buri wese agatwara twari za divorce. Nizo divorce duhura nazo. Ntabwo divorce ziterwa n'impamvu zikomeye, oya ni impamvu ntoya twanegirije zigenda zikura kugezaho bibikirunga kikaruka iyo cyarutse kandi nicyo kigarutse naho ngaho. Rero rwose niba nkushubije ikibazo cyawe neza, ntabwo umwanya ndi umugabo, umwanya w'umushinga w'indi mishinga turabona uw'urugo tubura gute kandi ari wo uri ki. Urumva icyo duhunga responsibility ahubwo. Kandi gato mvuga kanavuze nongere mbabwire ngo umugabo niwe project manager. Ntaba project manager babiri bamushinga umwe. Undi ni assistant cyangwa ni deputy. Rero ikibazo kibamo niba umugabo kuba project manager hari ibintu bisaba. Nabwiye ko bisaba first of all kuba urugero wamara kuba urugero bigasa no gukora ya coordination cyangwa cyo nakwita coordination. Aho ngaho rero iyo coordination ni ukuvuga ngo jewe niba mbwiye abakozi ngo niba amasaka tuzi ko ari saa moya, jewe ntabwo ngomba kugera mu biro saa 3 saa 4, oya ngomba kugera mu biro saa moya ziburi minota 5. Abakozi dukorana bagenzi banjye baza n'uwakererewe akabona agenda icaye ejo ntazasubira, ariko ninza saa 4 nabo baza saa 3:40 kuko bazi ko genza saa 4. So rero hari ikintu kitwa kuba role model cyangwa modeli. Icyo ni inshingano nayikomeye dusabwa nk'aba project managers, nk'abagabo mu rugo, umuryango udutegaho, abana tubyara badutegaho. Kuko muzarebe ntago abana batanga ingero kuri ba nyina. Abana buri gihe bafata modeli yande yasi ko ba mama baratunganye. Ba mama burya amakosa yabo ni makeya. Ba mama babana n'abana. Mbita nibo ba managers b'urugo barasimutse nibo bafite management y'urugo. Abagabo ba boss, abadoko twitwa ba boss bakabura. Ni nayo mpamvu abana buri gihe baburi iyo role model mu rugo. Aho bigasamura bya bibazo bindi tuza kugera ndanyuma biza ku bana. Kuko babuza bafatira urugero. Mama we ni mama aratunganye ariko bazi ko umuyobozi w'urugo ari nde? Papa. Ari papa. Papa utaboneka. Papa yarabuze nyine Papa yarabuze. Exactly. Ni mama. Aho no bipfira hakomeye. Urakoze. Arakoze cyane Bosco, atubwiye ibintu bikomeye cyane, ariko mana amasaha n'umwanzi w'abantu pe. Reka ngaruke kuri Jolie, nabonaga yafashijwe kubera ko Bosco yabaye umupapa mwiza cyane, amakosa yose yayemeye. Bosco ngira ngo uvira mu kiganiro abagabo barakwirenza kuko uravuga ati ni twebwe tutakiri ba role model b'imishinga yacu. Aranahakanye ko iyo bizi muvuga itaba. Ubwo turaza kukigarukaho wenda. Reka mbaze umuganwa Jolie, aba mama b'iki gihe ko bataka cyane,
abamama benshi hari nabo njya numva babaho nk'abadafite abagabo kandi babafite, akabazi ko umugabo aza kuryama gusa kugira ngo kubera ko barashakanye ni se w'abana benshi niko bavuga, cyangwa ejo ntazambara n'umwambaro uvuga ngo natandukanye n'umugabo. Ariko se Jolie, wowe ubona ikibazo giteye gite? Ni iki gitumye abadamu bavuza induru cyane? Ni iki aka kanya wasabira abadamu bose bari kudukurikira ati nyaboneka mugabo unyumva kangira icyo nkwisabira? Imana igumugisha. Urakoze cyane. Bosco yavuze ibintu byinshi, niyo mpamvu wabonaga natwawe numva namwunganira. Icyambere cyo twavuze cy'ibiganiro, cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Muri kwa kuganira nagize ngo nze kugisubiraho gato. Muri kwa kuganira ntabwo muganira muvuga gusa ibyo mwumva mwifuza kuzageraho byonyine cyangwa iki, ntabwo ariho mugarukira. Iyo muganira wa mugabo, kuko navuze ko ari umutwe w'urugo, kuko navuze ko n'Imana yamuremye ariko twebwe ikadukura mu rubavu itatubumbabumbye ko yabumbye umugabo, cyagiye kubera ubwenge Imana yamuhaye, kubera ubudahangarwa, kubera ubudasa, bituma muri cya kiganiro atyaza umugore we mu bwenge bwinshi Imana yamuhaye, akamutyaza, akagenda amuha ingero, akagenda amwerekera ukuntu yaba umugore mwiza, bigenze bityo bikagenda bityo, ariko akabimuha mu bwenge bwinshi ku buryo wa mugore yicara nawe akabitinda akavuga ati ariko ndibaza ko umugabo ibyo yambwiye ari byo. Urugero, niba yicaranye n'umugore baganira akamuremamo icyizere, akamubwira atumva ati jyewe mbona uri umugore ushoboye, njyewe mbona buriya mba numva ufunguye kampani n'iyi ugakora ibi n'ibi, jyewe mbona ubishoboye. Kandi wowe mugore wajyaga wicara rero ukavuga uti rero biriya bintu biriya ntabwo nabishobora, ni ibintu bikomeye cyane, biriya mbona ari iby'abagabo. Ivugabutumwa mbona ari abagabo barishoboye. Business yo guhanga imirimo yo kubaka n'iki, reka ibyo ni ibintu by'abagabo. Kubera wa mugabo mwicaye muganira akakuremamo icyizere, wikanga wabikoze kandi bikagenda neza cyane. Urumva rero wa mugabo ari yubakiye, wa mugabo rwa rugo rwe aruhaye ireme, kubera ko wamufasha we hari ibyo yamweretse bya akwiye kumufasha mu gihe we nawe hari ibindi byarimo, cyangwa niyo baba birimo bombi, akamubera umufasha, akamubera amaboko, akamufata mu mugongo, akamukomeza, bya bintu bakabigeraho batavunitse, urugo rwabo ugasanga rumeze neza. Ikindi kintu cyo nabonye rero cyo yavuzeho nawe nagarukaho ni time. Abagabo bitwaje time cyane. Abagabo ngo kubera nyine iyo mirimo y'abagabo ikomeye ibiki n'ibiki, akumva yuko tayari nta time afite, kandi yabivuze neza. Baratambuka bakagira iyo ari umuntu ufite nanone iyo mpano Imana yamuhaye, kubera ko nababwiye ngo abagabo nge mbona bafite ubudasa, bafite ubwenge Imana yabahaye, bafite ubushobozi, bafite ubumenyi, bafite imbaraga, ntibasanzwe ubundi abagabo ntibasanzwe. Noneho kubera rero iyo mpano Imana yamuhaye, hari ufite niyo mpano yo kuganira, akaba koko yaganirira abandi bakubaka izabo zigakomera, uwo akabura umwanya we. Rero reka mbabwire ngo ya time nitwe tuyigenera cyangwa tukayiyima. Icyambere cyo niba dufite nawe mushinga wo ku ruhande we yavugaga ati kuki utawuburira umwanya, dushobora no kuvuga ngo nta mwanya dufite wo kwicara. Hari n'umugabo jewe nigeze kumva wabwiyeho umugore atari ko wowe ugira ngo twicare tuganire, dufite wa mushinga aho kugira ngo tujye muri uwo mushinga wo kumva twakwicara tukaganira. Ese ubumva twaganira ibikireka nk'ubwire, dushobora kujya mu muhanda twembi ni ari amaguru tugenza, tukajya mu mirima yacu kuyireba, cyagiye tugenda burya tuganira. Niba duteye imbere dufite inkoko n'ibindi bikorwa nabyo dushobora kubijyamo, ariko tukagenda turi kumwe tuganira. Wa mwanya w'umugabo, kuko umugabo twabonye ko nanone nk'uko yabivuze bita ku bikorwa, noneho kumva ko umwanya wo kwicarana nanjye tuganira hari ibikorwa birimo bipfa. Reka noneho rero bwa bwenge Imana yamuhaye ajya bukoresha abwira umugore ati noneho ntacyo, reka tuganire, reka tugende mu gihe tujya kuraza nkoko ibindi andi matungo cyangwa ibindi bikorwa byacu, reka tujye mu nzira tugende, ariko tugende tuganira. Urumva byamera biti. Nanone communication, wa mugabo uburyo akominika cyangwa uburyo aganira, nibyo bituma rwa rugo rworoha kurwubaka. Kuko urumva ubundi rega umugabo ubundi aratinyitse maye, umugabo aratinyitse rero yihaye gahunda rero yo kumbwira ibintu ngo niba ushaka kuganira cyaha tugende tuganira, icyo gihe nzabyumva ukundi. Ariko yambwiye ati se mama runa
urayibona ute wa mugane dufashe uwo mwanya tukaganira ariko ntitwicare ahubwo tukaganira tunagenda tujya kureba bya bikorwa byacu kubera ko ndamwubaha ndi buhaguruke koko tugende tugera gute tuganira tujya no muri bya bikorwa ntitwangize wa mwanya ngo turicaye gusa byandi byo bo bita kwangiza uretse ko atari ukwangiza rero nanone kubera iyo communication mbi ikomeye ikakaye hari ubwo nanone na wa mugore iby'umubwira atari bubyumvi rero bikasaba ngo umugabo inama nabagira nuko bakwiga nanone kuko bo nabayobozi rega nibimenye ko ari abayobozi Imana yabaremye nk'abayobozi yabaremye ari abayobozi ntabwo ari nka n'abayobozi nibi bakiriye responsibility rero bakomeze bayigiye yabo atyaza umugore we amugira inama amwereke ko ashoboye amwereke ko nta cyamunanira bimanuke bigere no kubana nabo ubwabo agira uwo mwanya w'abana be kuko burya bivuze neza ubundi role model ni umugabo ubundi ndetse abasore kera abana b'abahungu bigiraga kuri papa wabo ab'abakobwa akigira kuri mama wabo none byarahindutse abahungu n'abakobwa bose basanze mama ariko mama nawe tubisubireho ni wa mama nyine nawe ushoboye kuba ari umumama mwiza uko hari abamama nabo busanze ko badashobotse hari akazi nkuko twabivugaga ntitumenye kumaneginga umwanya wacu neza tuvuge ngo aka ni akanya k'akazi aka ni ak'umwana wanjye aka ni ak'umugabo wanjye aka ni ak'urugo rwanjye injeno aka noneho n'ak'iki n'iki ugasanga nabo abana bakavugwa babuze mama kabura papa bakazavaho bagafata iby'abandi bana babigishije yagira amahirwe akaba umwana mwiza akamwigisha ibyiza koko nawe bimufasha kuzaba umuntu mwiza yagira ibyago rero wa mwana we yari umwana mwiza nta kibazo aho kubera ko yabuze umuyoboro wa papa we cyangwa mama we ngo bamuyobore mu byiza akikanga yafashe mugenzi we ufite ingeso mbi ejo ukikanga umwana wawe yabaye undi wundi rero ni ukuvuga ngo abapapa nibabanze bamenye neza ngo nibo mutwe w'urugo rwabo bizorohera wa mudamu kuko ibyo azamubwira byose azayimubwirana ubugwaneza nanone kuko nababwiye ngo abagabo Imana yabaremanye icyubahiro bihariye rero reka mbasabe ngo abapapa icyubahiro cyanyu Imana yabahaye ubwenge Imana yabahaye ubudahangarwa ni mu bukoreshe neza murebe ku rugo ruzananirana ari wa mugore azaba umugore mwiza reka mbabwize ukuri nge nafata nk'urugero rwanjye nuko ubundi iyo urebye nk'inyuma usanga hari nk'ukuntu abantu baba barakuze bafite ubuzima bubi yenda bataragize ababyeyi hafi cyangwa barabagize yenda ntibababera ababyeyi beza ariko ugasanga iyo wagize umugabo mwiza uba mwiza noneho nafataga urugero nkanjye umugabo wanjye narahageze tutangira tukajya tuganira akajyamo umuyoboro akambwira ati ubu jya ku ishuri wige ubu se ko ndi nuzuye business muri gena jya ku ishuri uzabishobora byose uzabikora niko nanjye ubu nabigenje ndiga nkakora nkabyara nkarera ariko byose utagize umugabo mwiza haraho wagera nawe ukumva ucitse intege rero nababwira ngo abagabo mufite byose muri mwebwe ahubwo ni mumenye uburyo mubikoresha abana banyu n'abagore banyu urugo rwanyu ruzagenda neza kubera ko nabo babaye beza murakoze arakoze cyane umuganga wa Jolie Sipiriyane yatangiye kutureba ijisho buri iminota yagiye yananyeretse ko twanayirengeje nyirago ushobora ko iminota umwe gusa nkungana Jolie mvuga ariko noneho ngiye kuvuga ku bagore akantu gato nabo shaka ngira ngo unsubize n'iki kibazo kimwe nari ngiye kubaza dusoza Bosco uyu munsi abadamu bariho baratureba ni iki wavuga ati natwe abagabo turarekarama iki nyaboneka abadamu namwe nimudufashe hano Imana igumuye urakoze cyane Jolie rwose aradutasa abagabo atubwiye ko dushoboye twose Jolie ni umudamu udasanzwe kuko ntabwo ari kwemeze muri kino gihe ahantu ugeze sanga hose abagore batera amabuye abagabo cyane batuza ko tudasoza inshingano zacu ariko icyo simbisubiraho icyo nshaka kuvuga ku bagore nabo nshaka kubasaba Jolie hari icyo nise muranita ngenda kubura ubwenge bagabo bazi ko ari imitwe bahawe izo nshingano nk'umutwe bagabo bazi ko bashoboye nk'uko babivugaga bagabo bazi ko ari abayobozi hari ikintu gikomeye banyakubahwa inshuti zacu badamu bacu bagore bacu noti badamu bacu bagore bacu mbasaba cyitwa nawe kumenya kujera cyangwa kumanaginga iyo mani umugabo wawe
cyangwa abagabo banyu. Hari ikintu nita ndaza kucyita iyo umaze kumenya umuntu wawe, ni ukuvuga ngo uzi intege nkeya ze, mwega burya mutwitaho muramutuzi, uzi n'imbaraga ze, umenya aho ukora, icyo nise approach. Reka nyivuge uti sinzi uko nyita mu Kinyarwanda. Uburyo ushobora kuzana ibintu, guterura ibintu cyane, kumenya kuzana ikintu mu gihe cyacyo, kumenya kwa approachinga wa mutware wawe, kuko kubera kwa kutubura bya bikomere muza kugeraho namwe mukaba aggressive. Noneho kuba aggressive rero ntago bikemura ikibazo, ntago bituma umugabo agaruka, ahubwo bituma duhunga. Noneho utangira kubona ko ya sukari wari ufite mu rugo, bwa buki bwatangiye kuba atari ubuki, bwatangiye kubumara. Kubera iki? Kubera ko uba ufite wiyapurusha ibintu byinshi. Byane muramutunga uti wowe biriya bintu byo kuvuga ngo wowe n'agatoki, bituma abagabo duhunga. Noneho gatangira kuvuga uti rero njye gushakira amahoro ahandi, ahantu ndabona nishaki isasu, iyo yaje none ndabona, ariko tukongera ariko none se ko igihugu cyabahaye imbaraga. Ubu niko basigaye bavuga ngo igihugu cyabahaye imbaraga. Icyo gihe umugabo icyo akora, iyo amaze kubona ko we buri gihe ahora atungwa agatoki, akabona ko umugore asigaye amubwira uko ashatse amuhagara hejuru, icyo gihe umugabo ajya gushaka ahandi agira ate, kuko burya dukunda n'amahoro. Nkunganiyeho gato ya Bosco, reka nkunganire kuri aka kantu. Abagore icyambere urumva aba yaramaze kugenda agira ibyo agenda yuzuza muri we, byo yabonye nk'umugabo we ko wananiwe kuzuza, bigatuma nagenda byimba. Icyakabiri kibiteye, abagore twarahagurutse, ubu dusigaye dukora, natwe turi ba nyiramirimo nkamwe uko namwe mukora imirimo. Na umugore nanone kubera kwa kundi kwavuze kubura ubwenge, akavuga ati cyambere uno mugabo nta mwanya mbonera, n'inshingano ze mbona atazubahiriza. Icyakabiri, nanjye ndashoboye, nkora akazi nk'uko agakora, kandi nkagaruka nkita ku bana. Nicyo gituma wa mugore abyimba. Ahubwo nagira nanjye nkunganire, nsaba abagore ngo ya mirimo yose ukora ushobora no kuburusha umugabo wawe, ukaba unamurusha yenda ibyo winjiza mu rugo, ukaba yenda unanamurusha nuko kuba byose, nawe ca bugufi wibuke kuri umufasha. Numara guca bugufi ukibuka kuri umufasha ubundi aroroha, iyoroshye. Bosco yabivuze neza, menya aho ufata, menya akabuto kandaho, kugira ngo wa mugabo aze kumva icyo uvuga. Erega nta nubwo abagabo bacu ari babi. Nanone kwa kundi uko yavuze bikakaza abo nyine, kubera ko arumva yakoze ibintu byose mu rugo, yahashye yagize amafaranga arahari. Ariko reka mbabwire, wa mugore we naho waba winjiza amafaranga angana te, wa mugabo naho yaba yarakwimye umwanya cyangwa akananirwa responsibilities ze cyangwa inshingano ze, ni woroha ugacisha make, ukajya umwereka ko n'umugabo hari igitangaza, ukamubwira ibintu byiza. Wa mugabo hari ubwo abyubakiraho agahinduka, kandi mu by'ukuri ubundi mu bintu bifatika yari yarikomeyeho, yari yumva ibyo akora nibyo, ariko kubera ko wacishije make nk'umugore, wabaye umugore mwiza woroshye. Dufite ingero, umugore ugasanga aroroshye, yicishije bugufi, umugabo yari umusinzi akazivaho, umugabo atari responsibility akagaruka. Dufite ingero rero bagore, nanjye najya inama ku bagore nk'uko Bosco yabivugaga. Abagore ni twiyoroshye, tumenye ko turi abagore, tumenye ko turi abafasha b'abana bacu, wa mugabo wacu, rwa rugo rwacu bizaturyohera cyane. Hari aho byadukomokaho niba byarananiwe gukomoka ku mugabo. Njya ntanga urugero gato, umugore burya mwita ijosi, umugabo hamwita umutwe. Ijosi riganaho umutwe, umutwe uganaho ijosi. Buriya Imana yahaye abadamu bacu ubutware, kandi buri indirect, butari direct. Ni nk'ijosi n'umutwe, kandi ijosi ntabwo rihungabanya umutwe, ntabwo rihutaza, ariko rirahindukiza. Aho ijosi rishatse nicyo nagira ngo nongere ku byo Jolie amaze kuvuga. Barakoze cyane abatumirwa bacu, mbega ikiganiro cyiza. Yewe iminota n'umwanzi w'abantu iteka, iminota nyene iratugonze, ariko muvuze byinshi by'umumaro, cyane cyane muri iki cyumweru cy'umuryango. Abantu benshi bashyushye Saint Valentin. Ndagira ngo ibintu bivugiwe muri iki kiganiro birakomeye cyane, kugira ngo abantu bajye guhana indabo ejo bazagwane, kugira ngo bafata aka kanya mwabasabye
ka evaluation mu muryango. Bazihane izo ndabyo mwibyanga nibazihane ariko bazihane barimo banakoresha umwanya baganira kugira ngo bubake umuryango wabo. Bihane indabo gusa nta mumaro. Nibazihane ariko banaganira bashakirana akanya bakabona. Aha, murakoze. Reka nanjye soze ngira nti umuryango turashoboye kongera gukemura ibibazo biri mu miryango. Bosco yavuze ati abagabo twemeye gutsindwa, ariko namwe bagore ni mwiga uburyo mutugezaho ibibababaje. Mwizana amahane uko dutinya amahane duhita twigendera. Jolie nawe aravuga ati nyayemwe bagabo mwibuke yuko Imana yabahaye icyubahiro cy'indenga kamere, yabagize abanyabwenge, ibagira abayobozi, ibagira umutwe w'umuryango. Nyaboneka mwifusha agaciro icyo cyubahiro Imana yabahaye bagabo bacu. Mwifusha mwitesha agaciro icyo cyubahiro Imana yabahaye. Nimwongere mugaruke, natwe twemeye guhinduka, ariko mwibuke umwanya wanyu. Ngira ngo iyo niyo message twaha imiryango yose ishobora kuba iri gukurikira iki kiganiro cyangwa nizagikurikira. Ikindi nakuyemo nuko ibiganiro ni ngombwa. Ibiganiro ni ngombwa, ni ireme ry'umuryango. Muri iyi Sevalente mwongere mwisuzume, murebaho ibintu byari byarapfiriye. Birashoboka, nta kintu kidakosoka, nta kintu kitagaruka abantu bagihisemo. Aho mugomba gutsindwa, aho umugore ari butsindwa asaba imbabazi, aho umugabo ari butsindwa asaba imbabazi, nibiba ngombwa mushiremwo n'abana. Noneho mwuririre ku byemezo, mufashe muvuga ati duhereye uyu munsi twemeza ko umuryango wacu utazagarukamwo iki kibazo. Noneho ntimuzongere kurunda byinshi, mujye muhana igihe muvugane, muvuga ati aha uyu mushinga twari twize turabona twari twibesha ariko tuwuhindure. Mukore ibintu mweme, ni muremu ubumwe mu muryango, mu muryango. Nyaboneka niba dushaka igihugu cyacu kimera neza, nitumenye neza ko kitazamera neza umuryango utubakitse. Ari nayo ntego y'iki kiganiro. Nimwumva ibi biganiro ndabinginze, aba babyeyi bavuze ibintu bikomeye cyane. Ndahiriwe jewe baciye imbere ntarashaka. Ndahiriwe. Hano hari umuganwa wa Jolie aravuga ati utumye nshaka umunwa Jolie ndaguha umusegonda umwe wonyene. Naye ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Uvuze igihugu nkuko bivuga koko cyubakwa n'umugore n'umugabo n'abana babakomotseho. Nashaka kongera gusubira kuri ako kantu nkongereho nkatsindagire ikintu cyitwa umwanya. Mbona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, niba hari umuntu tweseho tuzi ufite imirimo myinshi cyane, ni perezida wacu wa Repubulika. Afite imirimo myinshi, ariko gihe ikintu kijya kinshimisha, ntajya buri umwanya w'urugo rwe uko namubonye, kuko biboneka ko natwe ubwacu ni umubyeyi wacu. Icyanshimishije muri iyi minsi rero cyo ngiye kuvuga, imirimo yose yafite yakayitwaje, ntajya abona akanya k'umwuzukuru. Ariko njye mbona buri gihe amafoto acacana agaragara ko yasuye umwuzukuru we, yamuteruye, buriya umubyeyi wacu mukuru ari we perezida wa Repubulika. Ni urugero rwiza. Mugabo urumva ko atari mama wamvuzeho, mama we ni ikindi Bosco yakoze kubitubwira. Twe Imana ifite ukuntu yaduhaye izo mbaraga indirect, mu buryo butari direct. Ariko noneho bagabo, ni murebere basi kuri perezida wacu wa Repubulika. Niba afite iriya mirimo yose akabona n'akanya k'umwuzukuru we, murakitwaje iki? Imana ibahumure. Mukure impamvu butaha kugira ngo abashamere tutabatsitaza. Uyu munsi hari couple yidakora, mwe mwavuze ati muri iyo mirimo myinshi twe turirirwana, ariko dusa nk'abatirirwana. Nako kazi ntakajyaho, nanjye ntako ngira. Ariko ubutaha tuzavuga no kuri abo bantu uburyo mushobora kurinda amahoro y'urugo kandi akazi kadahari, ibintu bidahari. Nyaboneka nongera kubitabaza ntimuzantengohe, sibyo umuganwa? Nibyo rwose. Bosco ndizera ko urumva ko hari byinshi nawe udatanze wifuzaga gutanga. Ndabashimiye rero kuko n'ubutaha nimba hamagara mutazahwema kuza gushiraho itafari ryanyu ku musozi w'umuryango kugira ngo wongere wubakike. Imana ibaha umugisha rero, tuganye ku musozo. Ngira ngo mbwira abadukurikiye, wumvishe uvuga ati uri umugabo ukumva uratsinzwe, ati uwanyegereza Bosco nanjye nkamwibariza ibiri kuncanga mu mutwe, akamfasha uburyo nakongera nkabishyira mu murongo. Wazahamagara kuri nimero 0788350413 cyangwa ibiri no muri ekra wayire muri screen y'ikiganiro wayireba. Naza bahuza nawe mukicara, nyaboneka akagufasha kugira ibyo usubiza ku murongo. Uko niko wakwifuza guhura na Jolie, nawe nazabahuza nawe
akaba ashobora kongera kugufasha kuba umudamu mwiza uri buzana amahoro n'impinduka mu rugo rwe. Mbasaba kugira ngo nyaboneke iyi Saint Valentin ibi ya evaluation, twisubiremo turebe bitaragenze, noneho tuvuga ati aha niho birangiriye, ibitarapfuye ntibicyongeye gupfa. Imana ibahe umugisha. Cypriano wakoze.